biteguye cyangwa bitegura kurujyamo, ngiye kubwira ibibazo 12 wabaza umuntu mukundana ukabasha kumusobanukirwa neza, nubwo wari wa muntu usanzwe ukubeshya utarabashije kumusobanukirwa. Ibibazo bizatuma umusobanukirwa. Uwo mukunzi wawe numubaza bino bibazo azahita gutinya cyane, azabona yuko utari wa muntu wo kuzanwaho imikino za nkundo z'abana, ahubwo azakora ibintu biri serious cyangwa se yijyane ku giti cyewe. Gusa bizamufasha kubona ko akundana n'umuntu seriye, umuntu ufite ubwenge kandi umuntu bazi ibibazo biri serious, apana ibibazo by'ubugoryi, ibibazo by'abana, ibibazo bidafatika. Amenye yuko nyine hari umuntu nk'utugura atagomba kurenga. Ikibazo cya mbere yamubaza, mu gihe muri kuganira wamubaza ngo ubundi kubera iki dukundana, wongere mubaze ngo kubera iki ushaka ko tubana, gahunda ituma mukundana ubundi ni iyihe, niye ntego mufite, ubundi nyine ni iki gituma muri kumwe kano kanya cy'ingenzi. Just apana rukundo ngo ndagukunda ibintu nk'ibyo ngibyo. Umva impamvu aguhereza, impamvu yuko mukundana amaze gusobanurire, ndetse n'impamvu yuko ashaka ko mubana umve ayigusobanurire. Umva usobanuro bufatika byumvikana, apana bimwe bw'abana ngo nuko abantu nyine bagomba gukundana, nyine ngo naragukunze, ibyo biraho ngaho byonyine. Nubaza icyo kibazo bizagufasha gusobanukirwa neza umuntu uwo muntu, urwo rukundo murimo warufata gute, undi rukundo rusobanuye iki mu hagati yawe nawe, ntibinafata gute ubundi. Ikindi kibazo wabaza umuntu mukundana, mubaze ngo nicyo utekereza mu kugenzura telefone z'abantu bakundana. Hagati yanjye nawe telefone zacu tugomba kugira amategeko ameze gutaranga telefone zacu hagati yanjye nawe. Mu by'ukuri kino gisubizo ntabwo ugomba kucyitiramo cyangwa ugomba kucyitiramo, no gufasha kugihitamo. Telefone hagati y'abantu babiri bakundana ni ikintu kitagomba kugira amategeko menshi cyane abiranga. Telefone z'abantu babiri bakundana, bizerana, bakundana, bafite future, bari mu murongo umwe, ubundi usanga buri wese azi password ya mugenzi we, usanga buri wese azi chat za mugenzi we, ukaba wanasubiriza mugenzi wa WhatsApp mu gihe atari hafi, ukaba wamusubiriza. Nde iyo haje ibintu byo collecting ama WhatsApp password angana umusozi, then kugira ngo mugenzi wawe atabona ibyo wandika wo muvugana, that is very big deal. Kubera ko telefone ishobora kuba impamvu ikomeye cyane ituma abantu batandukana kandi bitari bikwiye. Telefone ishobora gutuma umuntu atakwizera kandi akwiye kwizera. Hari n'umuntu ugurisha ibintu kandi mu by'ukuri wari no kubona ntugire icyo bigutwara, kumva ni ibintu bisanzwe, ariko agashaka kubihisha kubera kugira icyizere gikeya n'ibindi nk'ibyo ngibyo. So uwo muntu rero buriya aba ari umunyantege nke cyane. Then telefone ikunze gutera ibibazo mu miryango, telefone ikunze kuzana amakimbirane mu miryango, and that's why ugomba kubitekerezaho neza kugira ngo ufate umwanzuro ufatika mu rukundo rwawe. Uzamubaza icyo kibazo mvi kinabitekerezaho mu kurinda telefone zanyu n'amabanga yanyu. Abantu bamaze kubana, abantu bakundana, nta banga na rito rigomba kuba hagati yanyu, nta banga na rito rigomba kuba hagati yanyu mwembe. Iyo bavuze ko abantu babanye cyangwa basezeranye baba babaye umuntu umwe, cyangwa se abantu bakundana babagerageza kwiyubaka nk'umuntu umwe, yavuze yuko bagomba kurira ku mbehe imwe, bagomba gusangira byose, bakamenya n'uko babikemura ndetse n'uburyo babyubakamo. And that's why telefone itagomba kuba ikibazo. Telefone y'umugabo, umukobwa ashobora kuyirirwana umunsi wose, telefone y'umukobwa, umugabo ashobora kwirirwana umunsi wose. Nyine telefone muri igomba kuba ikindi kintu kiri kure y'ubuzima bwanyu cyane ku buryo mushobora kugitindaho. Mugomba kufokasinga ku rubyaro rwanyu, urugo rwanyu, ejo hazaza hanyu, iterambere ryanyu, ariko ibya telefone byo bikajya kure cyane. Gifata nk'ari ikintu nyirikiraho kidafite ikintu kivuze cyane. So uzumva ikintu gusubiza, ashobora gusubiza ngo njye ntabwo nshobora kugira amatsiko yo kureba muri telefone yawe, ngo sinyamfuha, kandi rwose the point ntabwo ari ugufuha, tushatse kuvuga bare agatangira kukubwira ngo we sinzigera nakubaza telefone yawe, azaba ari kugira ngo nawe nagusubiza gutyo azaba agira ngo nawe utazigera ujya muri telefone yiwe ujya kumucekinga, kubera yuko nyine ubona yuko nawe atitaye ku byawe byo muri telefone, and then azaba afite ikintu ahisha cyangwa se azaba atakwizeye. Pay attention. Ikindi kibazo wabaza umukunzi wawe akabona yuko usobanutse cyane mu mutwe kandi akabona yuko nyine ufite ubwenge mu kubaza, and then nawe bikagufasha kumusobanukirwa neza. Mubaza ati niki cyatuma dukora divorce, niki cyakora dukora divorce nge nawe tugatandukana. Abantu benshi bakunda kuvuga ngo cheating, unciye inyuma, then nawe twakongera kubana atankora divorce, but that's wrong. Icyo gisubizo ni cyiza, uzamenye ko kitari wewe. Icyo gisubizo ni cyiza, amenye ko umuntu mukundana ari umunyantege. Ndakubwiza ukuri yuko guca inyuma umuntu mukundana ni ingeso, ni ibintu wateguye, but there is some situation dashobora gusobanura neza ukuntu byagenze n'ukuntu naho byaturutse. Buriya cheating will not be the reason why people can block up. Ntabwo nshobora kubishyigikira gucana inyuma, ntabwo nshobora kubihereza intebe ngo byicaye, ni bibi, ni umwanda, bisa nabi, bare hari ibintu mutaba muzi, hari situation idashobora gusobanura ukuntu byagenze n'ukuntu icyo gisubizo ni cyo uzamenye ko umuntu rwose mana yanjye nubwo udateganya kumuca inyuma, nubwo wumva ko bitakubaho kumuca inyuma, bari umuntu mushobora gukora divorce kubera ko nyine yaguciye inyuma, just atari ingeso, atari ubwomanzi, atari n'ibindi, ni umunyantege nke cyane. Bari numva wabyihanganira, it's your choice, ni igitekerezo cyanjye ku ruhande rwanjye.
ikibazo gikomeye cyane wamubaza ngo se ni iki utazigera wemera mu rugo rwacu njye nawe. Wumva ikintu adashobora kwemera mu rugo rwanyu, wowe ushobora kugifata nk'ikintu cyoroshye cyane, kuba mukundana, kuba mubana, ari ikintu cyoroshye kitagomba kuba big deal, ariko we ku giti cyawe akaba ari ikintu cya danda adashobora kwemera ko kigera mu rugo iwiwe, kidashobora gukorwa mu rugo iwiwe, cyangwa se adashobora kwemera mu rugo iwiwe. Afata umwanzuro wawe, bitekerezeho, wige nimba wabana nabyo cyangwa nimba utabana nabyo. Ikindi kandi bizagufasha gusobanukirwa nimba umuntu abasha kwihangana koko, cyangwa se kumva amarangamutima yawe. Ndashobora kuba atemera ibintu wowe byemera, akaba yabyihanganira bikaba, cyangwa se akaba wowe uzasobanukirwa neza uwo ari we. Ikindi kibazo bamubaza gikomeye cyane, mubaza ati mukunzi wanjye ndabizi ntawe utagira umujinya n'uburakari, ariko niki cyakurakaza cyane mu rukundo rwacu wanjye nawe? Niki cyagutera umujinya kumva ibintu byose twabihagarika? Niki cyatuma utambabarira? Wowe ushobora kugifata nk'ikintu cyoroshye cyane, kuba mukundana, kuba mubana, ari ikintu cyoroshye kitagomba kuba big deal, ariko we ku giti cyawe akaba ari ikintu cya danda adashobora kwemera ko kigera mu rugo iwiwe, kidashobora gukorwa mu rugo iwiwe, cyangwa se adashobora kwemera mu rugo iwiwe. Then wumve nimba muhuza that your marriage, nimba mudahuza it's your choice not mine. Ikibazo gikomeye cyane wamubaza kugira ngo ubashe kumenya niba umuntu muzashobokana koko nubwo mwaba mudahuje imitekerereze ndetse n'imyumvire. Mubaze ngo iyo uri mu bihe bikomeye, bya bindi bituma uba depressed, bya bindi bituma wumva ko nyine isi yagutaye, ababyeyi bagutaye n'abavandimwe ndetse n'abo mukundana, nyine wumva yuko uri wenyine muri bya bihe, wumva yuko niwe wenyine ugomba guhangana nabyo, naho ndi babigufashamo. Depression. Mu bihe bya depression, iyo uri mu bihe bya depression witwara gute, bigenda gute? Nubwo uri out of control, nyine wisanga byagenze gute? Nyuma depression wumva umeze ute? Usanga wakoze ibiki, cyangwa se nyine ubigenza gute kugira ngo uve muri ibyo bihe? Ashobora kubwira mu njyewe inzoga nyinshi, cyangwa se ndyamana n'abakobwa benshi, cyangwa ndyamana n'abasore benshi, bitewe n'uri uri kubibaza. I don't know if you are girl or guy, then uzasobanukirwa neza uwo muntu igihe muzaba muri kumwe mukundana cyangwa se mubana mu nzu. Undi umuntu aramutse ari out of control byagenda bite? Akora iki? Ni icyo abantu bamubwira ko yakoze? Ni iyihe mico nyine yisangamo nabwo yaba yabikoze atabishaka? Buri abantu bose bari depressed, bafite depression, ntabwo ari ko bakora ibintu bibi, ntabwo ari uko biyandagaza, nubwo nabo abatari bo, ariko nyine then bishobora kutagushobokera, ushobora kutabyihangana, ushobora kutabana nabyo ngo ubishobore, kandi wenda wasanga akunda guhura n'icyo kintu. And then mubaze kugira ngo uve ko uzashobora kubana n'ibyo bintu. Mubaze ngo ninde ugomba gufata umwanzuro wa nyuma mu rukundo. Ashobora kubwira ngo tugomba kwiganiraho n'ibiki, ariko umuntu w'umugabo nyine kameme niwe ugomba gufata umwanzuro mu rugo, ibintu nk'ibyo ngibyo, cyangwa se n'ugomba gufata umwanzuro mu rukundo. That's a big red flag, kubera yuko ubwo kuba mwaganiriye ntabwo biba bihagije byonyine, haba hakeneye yuko mufata umwanzuro, ikintu mwemeranyijeho. Iyo ubajije icyo kibazo bigufasha kumenya urwego uzaba uhagazeho mu gihe cyo gufata imyanzuro yanyu hagati yanyu mwembi, cyangwa se mu rugo rwanyu muzaba mwarubatse, and then umenye icyo abitekerezaho. Nagusobanurira bigahuza n'uko ubyifuza, and then that is your marriage. Njye ndabakunda cyane, Jido wanyu, umusore w'ubwiza n'ubwenge bwuzuye Imana. Peace, open love.